Umwami wacu Yesu ashimwe, nshuti mwene data, kubwo kongera kuduha aka kanya ko kugira ngo dusabane nawe mu ijambo atugezaho, ijambo ryo kutwubaka no kudukomeza mu iyi nzira ye. Nguhaye ikaze rero, mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abakolosayi, ibice 2, umurongo wa 6 tugeze ku wa 9. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu, iyo bahawe na ba sekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we niho hari ukuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri. Amen. Nyuma yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ugomba gukomeza gushakashaka uko umumenya kurushaho, kandi inzira unyuramo kugira ngo ugere kuri iyo ntambwe ni ijambo rye. Uko ugenda wigira imbere mu kumenya ijambo rye, niko ugenda uhinduka umwigishwa we, uyoborwa n'amabwiriza ye. Nk'uko twabisomye muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 na 32, Yesu yavuganaga n'Abayuda bari bamaze igihe gito biyemeje kumukurikira kubwo kumva inyigisho ze, ababwira ingamba bakwiriye gufata kugira ngo bahinduke byo kuri abantu banesha icyaha. Ibikorwa by'umuntu igice kinini biyoborwa n'ibyo yemera, kandi imyemerere y'Abayuda yari ishingiye ku mbaraga zabo n'ibikorwa byabo. Icyo Yesu yababwiye ni uko gukomeza muri iyo myumvire yo kwiringira imbaraga zabo bizabaheza mu bubata bw'ibyaha. Uburyo bumwe yababwiye bwatuma bahinduka abigishwa be nyakuri kwari ugutandukana n'iyo myumvire yo kwiringira imbaraga zabo. Ababwira ko nibaguma mu ijambo rye aribwo bazamenya ukuri, kandi ko kuguma mu kuri ari byo bizaba batura. Icyo ibi bishatse kutubwira ni uko ubwinshi bw'ibyo uzi nk'umukristo atari bwo bufite akamaro, kuko ukiri imbata y'icyaha kugeza igihe uhishuriwe ukuri kandi ukakugenderamo. Hari bamwe bibwira ko kuba barakiriye Yesu bihagije, kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nk'uko tubisoma muri Yohana 14:6. Kandi nibyo, Yesu niwe kuri. Ariko icyo uyu murongo tubwira ni uko kumenya ukuri kwacu gutandukanye n'igihe tumaze mu gakiza, kuko Abayuda Yesu yabwiraga muri Yohana igice cya 8:31 na 32 bari baramwakiriye, ariko Yesu akababwira ko bagifite ubukene bwo kumenya ukuri, kandi ko ukuri ariko kuzaba batura. Uko kuri tugomba gushaka ni ukuhe nyuma yo kwakira Yesu ari we kuri? Yesu hariya nyine muri kiriya gice yarababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri. Nyuma yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ugomba gukomeza gushaka uko wamumenya neza unyuze mu guhishurirwa ijambo rye. Niyo nzira yo kugera ku kuri. Ugomba guhinduka umwigishwa we, umukurikira umunsi ku wundi, mukabana. Muri uku kumukurikira wumva ijambo rye, nibyo bizaguhesha kumenya ukuri. Nk'uwizera ukeneye kubaturwa n'ukuri. Ntabwo ugomba guheranwa n'imyumvire yawe ya kera y'abantu, ahubwo ugomba guhinduka ukajya mu myumvire ya Yesu, nk'uko yabwiye abari bamukurikiye hariya muri Matayo ibice 5 uhereye ku murongo wa 2 ukageza ku wa 6, aho ababwira ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazahabwa isi.
hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Iyo niyo mpamvu ikomeye ituma usabwa kuguma mu ijambo rye kugira ngo rikugeze ku rwego rwo guhinduka mu myumvire n'imitekerereze yawe, uva mu byo wubakiye ku muco, imyumvire n'imigenzereze byaturutse kuri kamere z'abantu, ukakira imyumvire n'imitekerereze mishya ikomoka ku Mana umuremyi wawe. Iki jambo ryatubwiye ngo nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Hariya mu Bakolosayi ibice 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Kandi ijambo ryongeye kutubwira kandi ngo mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na ba sekuruzaho karande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Igihe cyose utarashobora kuguma mu ijambo rye, uzakomeza kuba umwana mu gakiza, ushobora kujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyemerere. Nyamara uko uhishurirwa ukuri kw'ijambo rya Kristo, bizamurikira ubwenge bwawe bwo kumumenya, bityo ubone uko ushorera imizi muri we, uko wubakwa kuri we, uko ufatana nawe neza, ubana nawe, muba mu bumwe. Icyo Pawulo yabwiye Abefeso ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari wo Kristo. Hariya mu Befeso ibice 4 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15. Intego yo gukizwa ni ugukomeza gukurikira Yesu no gusobanukirwa ijambo rye kugeza igihe akugeza aho yifuza ko ugera. Ntabwo ari intambwe imwe gusa yo kumwakira. Nshuti mwene data, kugira ngo ukuri kukubature, ugomba kwizera Yesu, kuguma mu ijambo rye, kumukurikira intambwe ku yindi, no gukora ubushake bwe, ugashyira ku ruhande imyumvire yawe ya kera yose yari yarakugize imbata mbere y'uko mwakira. Imana iguhe umugisha, ikugirire neza, ihire imirimo y'amaboko yawe, kandi ikomeze kukureba neza, bityo nawe wigumire muri Kristo, ahari ubuhungiro n'ubutabazi bwuzuye, mu izina rya Yesu. Amen.